woka barabizi nabaye uwa mbere mu bigo 12 icyo gihe First Lady yarari ndabyibuka niwe wamaye igikombe ya none se nyine ibyo bintu byahereye he nago navuga ngo byaraheze kuko ngihari ako nyine urabyumva icyo gihe I was a child. I'm not mature enough because nka director niwe bahaga ibihembo twatsindiye icyo gihe. This is Hustler number 1 from Lafra to Kanungu. Ndaga baby girl since uburyo waje kunyoba buri gihe ndababara yo nibutsa amagambo twavuganaga baby bwira niba ushobora kugaruka tukabonana baby bwira niba ushobora kugaruka tukavugana wamutse ugenda baby kanasigaranye agahinda k'umutima bambwiraga ko nano kuzanyibuka bambwiraga ko ahubwo uzahemuka uko ibihe bihita ndabona ugaruka amakanyuka yasuka ukibagirwa y'amarira igihe naguhamagaraga mbona unsiganye nayo ka ni wa mwanya kuba baby n'abajama abana tukabicaza babwire tukababaza ikigeze kukubabaza nyumva nibara amakosa mpabarira maze imigisha tugarukire ku mitima kama naragukundaga baby girl since uburyo waje kunyoba buri gihe ndababara yo nibutsa amagambo twavuganaga baby bwira niba ushobora kugaruka tukabonana baby bwira niba ushobora kugaruka tukavugana script ba I'm the one only one in Lafala keep it ready ikintu gisubiza hip hop inyuma ntabwo twabitinda bakeka ko abantu turimba hip hop ari abantu dukoresha imiti ndavuga nyine ibiyobyabwenge reka ariko mbyita kuko ariko niko abantu benshi babivuga ariko ndakeka ko mu myaka tumaze nko guhera 2008 ku bwa Riderman uko hip hop yazamutse I think hip hop yari ubutumwa yatanze abantu ukuntu babifata stay now ibintu byaragaragaye ko hip hop yatanze ubutumwa ku byari byo byose kuko no kuvuga ngo hari nk'amakampani yagiye abona yuko hip hop nyine ikora ibyanyabyo nk'amakontragiti twagiye tubona basinyaga abantu baririmba hip hop aremereye ariko hip hop nyine ikintu gituma nanone akenshi ibintu turirimba batabyumva ni hip hop no kuvuga ngo tubwira abaturusha ubushobozi Leka na muda waputa watuma glagwa mu cyanya marabina foda ziri kwaka ngiye kubutwa kubera icyana Batman afotora mu bukaka gangster This is Hustler number 1 from Lafra to Kanungu Ndaga baby girl since uburyo waje kunyoba buri gihe ndababara yo nibutsa amagambo twavuganaga baby bwira niba ushobora kugaruka tukabonana baby bwira niba ushobora kugaruka tukavugana
centa baby kanasiganya agahinda k'umutima bambwiraga ko nano kuzanyibuka bambwiraga ko ahubwo uzahemuka uko ibihe bihita ndabona ugaruka amakanyuka yasuka ukibagirwa y'amarira igihe naguhamagaraga mbona unsiganye nayo ka ni wa mwanya kuba baby n'abajama abana tukabicaza babwire tukababaza ikigeze kukubabaza nyumva nibara amakosa mpabarira maze imigisha itugarukire ku mitima kamo naragukundaga baby girl sinzi uburyo waje kunyoba buri gihe ndababara yo nibutsa amagambo twavuganaga baby mbwira nibishobora kugaruka tukabonana baby mbwira nibishobora kugaruka tukavugana ba script ba I'm the one only one in la fala keep it ready. Ladies and gentlemen, hano ndi kumwe n'umugabo mukuru cyane, umuhungu mukuru. Ndagira ngo atangire atwibwira. Really? My name is Hustler number 1. Ndi kumwe na Hustler number 1 wallahi. Yeah. Umweru kumpe. Uyu munsi ni fire. Yeah. Umweru kumbi. Really? Number 1 Hustler. No worry brother. Back away maka. Where? From where? From Rafrajizo. From Rafara. Yeah. Muhima Jizo. Inikanunga Jizo. God man. Really? Iminsi myinshi cyane. No worry. Maze iminsi nakubona. Maze igihe mvuga ati man ngomba kuzaganira na Lil Baby man. Copy. Ese Lil Baby ni izina ryawe cyangwa ni? Yeah, it's in my name. I have many names. Iryo zina rero ryavuye. Yeah, Riddle, because I'm Riddle. Did you know it? Yeah. No worry. Izina rero ryavuye hehe mu kinyarwanda kiza nukuvuga ngo buretse gato kurambirana abantu. Yeah. Hano turi kuri Big Band Shot. Really? Abafana bacu cyangwa abadukurikira bakeneye kumva Really? Lil Baby. Okay, Lil Baby. Nukuvuga umuntu warebye Tom and Jerry. Lil Baby nago byamucanga cyane. Ako Lil Baby nyene ni Hustler number 1. Mutoya mu cyagararo ewana mukuru mu bitekerezo. My guy, genda kuzi kuri Froza man. Bona kera turi abana man. Come on. Urumva nayo maze igihe nyine mvuga atari ko man wazakwana ikiganiro na Lil Baby man. Four. Nanje. Lil Baby ni izina ryawe cyangwa ni mundi baraguza? It's my name. Izina ryawe ubundi wemera niki? Iryo nago narihekanye gusa ari ryo nzwiho cyane. Yeah, Hustler number 1. So Lil Baby ni n'abantu bake abarizi nkawe n'abandi bake. Akaba ari nawe Lil Baby. Yego. Baby. Yeah. Uri tayari? No worry. Nkubita flow na beat. Ngwe flow na beat. Ndagukunda nawe urabibona nuwana kuvuga nanamumanika niyo yazana inka sinamuguha kubera uburyo ngukunda ndagukunda nawe urabibona nuwana kuvuga nanamumanika niyo yazana inka sinamuguha kubera uburyo ngukunda ndagukunda baby girl ndagukunda baby girl birenze urugero ndagukunda baby girl ndagukunda baby girl birenze urugero really number one OG let's make it number one uno bro. Yeah. Like munahisa kumva. Yego. Ashobora guhita avuga ati man Lil Baby ni Govinda. Really? Lil Baby mumuja muri mu rukundo. Nibyo. Bako flow zose umaze kumereza ziri kuririmba ku cyane. Na zindi flow wabuhagaze
utari kuririmba ku cyana ndewe unabishaka ndagushyiramo beat ya Old School. No worry about it. Muntu kuvuga in career, I have many verses. But reka ngukubita ka verses kuri gospel. Iyo uhite wumva yuko Real Hustler wari number one babi. My God. Really? Real Hustler. Njyewe nkubona gutayemo mu rukundo kandi Imana ni urukundo. We beat yawe gutamo. Nari bireka ngo akapera tu. Je. Guri mwiza man. Je. Uri mwiza. Je. Uri mwiza man. Uri mwiza. Guri mwiza man. Uri mwiza. Uri mwiza man. Uri mwiza. Je. Ubwiza bwawe Mana buratangaje, abatuzi nitwe bwe tuzaho tugejeje, ni nayo mpamvu twihanye ibyaha twiyemeje. Kugira ngo usanga twiyemeje, abemera kuri umwami ndababwira, igihe nashonje njyewe ungaburira, naba ngiye kugwa mu cyaha ukamburira, kugihe nsabana nawe imuhira. Uri mwiza Mana, uri mwiza, uri mwiza Mana. Uri mwiza, guri mwiza man. Uri mwiza, uri mwiza man. Uri mwiza, come on. Yeah. Really. Riro babi. None se naka gospel gitamas? You wanna brother. Njentandika. Okay, Riro babi rero. I know what I turenze iminota 15 kuri 20 rero babi twihuse uri umuraperi umuntu wese akubonye kuri screen nagatirwa shidikanya the way ugaragaramo physically really uburyo flowingamo yeah bro rush yep ndashaka udusangize nyine urugendo rwawe muri kariyeri ya muzika. In career nakubwiraho gakeya kuko ntago ari byinshi kuko ibyinshi urabizi nawe. Ako njyewe ndaririmba nkanarapa muri rusange ndaririmba gusa nkunda kurapa ariko ndanaririmba, niyo mpamvu mbikorera icyarimwe. Yego babi really yaman narindi kwibaza nyine kariyeri yawe urugendo rwa muzika. Ese waba wararikodinze muri studio cyangwa nawe wabaye nk'ababandi bafite ball banditse mu makaye nyine zigakwanga? So kwandika bwo nagiye utakwandika igihe inspiration izihari, ariko ni ukuvuga ngo nararikodinze sometime narikodingiye kwa David ko muri F2K studio 2016 I think. 2016 yeah I think narikodinze kuri lines zivuga ko ibibazo by'ubuzima bw'imyororokere abantu bari icyo gihe mu Mbuto Foundation na School Walker barabizi. Nabaye uwa mbere mu bigo 12 icyo gihe First Lady yarari ndabyibuka niwe wamaye igikombe. None se nyine ibyo bintu byahereye he? Ntago navuga ngo byaraheze kuko ngihari, ako nyine urabyumva icyo gihe I was a child. I'm not mature enough because nka director niwe bahaga ibihembo twatsindiye icyo gihe. Ariko iyo ngoma narayikodinze ibibazo ku buzima bw'imyororokere niyo nakoreye muri F2K
kwa Davidenko iyo ndirimbo iteye inanyine y'amatsiko nayiguhaho gato ukanayumva ntawasa uraza no kubikorera abadukurikiye kuri bande mshati ja no worry okay urumva nagwa ku bibazo ku buzima bw'imyororokere kandi nyine ngira ngo usangize nyine abadukurikiye kuri iyo show inyandungu mama yake inyandungu niwe twayikoreye nawe yarari gusa yaranshimye ndabyibuka kipire n'ibibazo ku buzima myororokere nje kubabwira tega amatwi wumve ibibazo ku buzima myororokere nje kubabwira tega amatwi wumve ko muhungu ugejeje imyaka 14 cyangwa hejuru yayo atangira kubona impinduka ku mubiri wenda guha urugero cyangwa ibiheri mu maso cyangwa kiroteraho ubwijwi naryo arariniga akavuga basi akavuga basi ahari ubwana atangira gukunda ndetse bikamuhira nyuma uwo yakunze akamusaba kuri gicyamumara akamwemerera ngabo mu mashuka bibagiwe sitana ikabumanura ngabo mu manga mpaka kwa muganga bakitaba Imana really ladies and gentlemen umunsi ni ure n'umusani mukuru really Riro baby push up man no worry kucyari kuburi kunkwepa man mba ntago nagukwepa ahubwo uzi ukuntu buriya nkunda kamera nuko nabona ukuntu performing uretse n'amakuru byonyine njye nkugire stage hari abantu bamwe banzemo gake ko mbishoboye ibintu bya performing wana nore brother I'm sure I can call you, I can meet you can see me really man baby man I'm ready that is it guys uyu mugengsta ngiye muzi kera niga primary niyo mugengsta pro abana kera tungana gutya man nkahita mvuga ati oje niga man ako nanje ngo ewana kuri ku bintu bijyanye n'ibintu bya ewana ndakwemera cyane gusa nuko ewana nabuze Mike man gusa bro Mike man ngiyi man wayibonye reba see the brand soma ibyanditse wanditse Nyamurasa Interan of the Nyamurasa buretse ndagira ngo usome brand neza abadage really there is rice here in the hands of the Nyamurasa na the irimo harimo soma neza witonze in the hands of Nyamurasa soma nakari munsi kagati creative uri kungiye creativity really in the hands of Nyamurasa creativity really that's the blonde bro ingi ni blonde ingi ni blonde bro really baby ngukorera iki kugira ngo nkubone kuri stage nini so I need the support bro because urabibona nyine muri no minsi nagari neza there is many talent zatakaye ariko wagakwiye kudutoragura nyine ukadukura mu mihanda natwe nyine nk'abasra yewe mba ngubwira ikintu ngiye kugukorera ngiye kuguha beat ungaragarize ko ibyo bintu nyine bishoboka no worry birashoboka cyangwa ntabwo birashoboka cyangwa ntabwo birashoboka baby number one umwe mu kanunga no worry wowe uri tayari cyangwa ntabwo uri tayari I'm ready ni ukuvuga ngo urumva yewe beat ubu ngubu ndi kuyishyiramo ukumva
beat ubu ngubu iri kujyamo Yeah. ubu ngubu wewe urasabwa nyine kuba witeguye mu minota mike ugahita unkama Yeah. uri tayari Which subject? wewe uranamusije wowe ushaka When I want. something you want I can forgive One you talking ndeba about. now. What's? ugiye kuvuga ku kirere Yeah. Ibyo ndeba now. Yeah. ibyo uri kureba nawe Yeah. Riro number 1 Yeah. Riro the hustler number 1 yeah Yeah, people. Come on. uri tayari cyangwa ni zimwe zawe No uri worry. tayari cyangwa ni zimwe I'm zawe tired. ready Really? uri tayari Oh, gee. are you ready I'm are ready. you ready I'm ready. get ready Yeah. ambara mu gutwi kumwe utaza kubwira Noneho. cyane mu gutwi kumwe Kuri no nshuro. Ya nicaranye na Nyamurasa. Come on. Ababire ndababona. yeah N'ababebe ndababona. yeah Yeah. Reka tuvuge muri in the hand of Nyamurasa. Yeah. Ukimbona kuri mic samenye ko Nyamurasa ari umugabo. Ari umugabo. Ari umugabo njyewe nicaranye nawe nyabo. Yeah. I'm the one genda kubwira. Nika nuzigere njyewe nyene nginisha. igera Mike Babi Really? urakumva Kipire. Turi mu kanunga. Ndi kumwe na Nyamurasa. In the hands of Nyamurasa. Come on. Ndakubwira nk'umuhungu. I'm the house number 1. Jewe. Je. Nukule. Ibi bizaba kandi bizabagora. Kubimenya nuko byabaye. Je. Uno. Come on. Nuzigero nyitiranya cyangwa. Je. Ngo bakubwira uwo nariwe. I'm the one. I'm only. Il microphone nei nakumera. Nakubwira. Nakulasa. Uzabaze Nyamurasa. Jewe ndakubita niga. I'm the one. I'm the hustle. Je. Babi hano muri station za Bribande in the hands of Nyamurasa. hano ndi kumwe na Hustle number 1. akaba yitwa Riro Babi. Riro Babi uno. my guy uyu mu gangster ngiye muzi like nk'imyaka nk'icumi ishize Yeah. man ni umu gangster ni umuraperi mwiza ni umujamu Yeah, Babi. really. Yo. nicyo umuntu ashobora kuba gisubiza hip hop inyuma muri rusange Ikintu gisubiza hip hop inyuma ntabwo twabitindaho. Bakeka ko abantu turimba hip hop ari abantu dukoresha imiti, ndavuga nyine ibiyobyabwenge, reka ariko mbyita kuko ariko niko abantu benshi babivuga. Ariko ndakeka ko mu myaka tumaze nko guhera 2008 ku bwa Riderman uko hip hop yazamutse, I think hip hop yari ubutumwa yatanze, yaba abantu ukuntu babifata. Stay now ibintu byaragaragaye ko hip hop yatanze ubutumwa ku byari byo byose, kuko igera Mike ni ukuvuga ngo hari nk'amakampani yagiye abona yuko hip hop nyine ikora ibyanyabyo, nk'amakontragiti twagiye tubona basinyaga abantu baririmba hip hop aremereye. Ariko hip hop nyine ikintu gituma nanone akenshi ibintu turirimba batabyumva ni hip hop, ni ukuvuga ngo tubwira abaturusha ubushobozi. Yeah, really? yeah man Yeah. none se Babi urumva nyine warukomoje ku kuntu nyine abaraperi bashinjwa ibiyobyabwenge nta mukobwa yuhakana kode Really? you get Yeah.
we ni kihe kiyobyabwenge wemera wowe ushaka gufata? Marijuana. Ufata marijuana my Yeah, guy? no worry. Really? Yeah, really. Really? My nigga is taking marijuana. Hey, no worry. Marijuana ni urumogi Yeah. mu kinyarwanda. Yeah. Do you take it? So I take it nka medicine. Wowe uyitekinga nka medicine, wowe ntabwo wemera ko ari ikiyobyabwenge? Ni medicine kuko in my mind umutwe uri kunjya kwa action muri pharmacy, aho kugira njye muri pharmacy njya kwa dira gusa ntabwo nta muntu abikangurira kuko njye niwo mutumvura in my mind. In your mind? Yeah. Niwo mutu kuvura? Yeah. Ntabwo wowe bribandem uyifata nk'iki? Ikiyobyabwenge. Ikiyobyabwenge. Kuko iyo nayifashe ndatuza nka medita nkabwira n'umuntu numva ko byo mubwira ari ukuri kandi atabyemera nonaha n'ejo bundi yabyemera. That's true. Yeah. Babi, bavuga ko abaraperi ari abanywa b'ibiyobyabwenge, like nko kuvuza nyine you taking marijuana. Yeah. Ese abaraperi nawe wemera ko ari abantu bashobora kujya mu rukundo? Sinzi umuntu utakwemera ko umurapa yajya mu rukundo kuko umurapa ni umuntu really tubaho, twavutse ku babyeyi n'umuryango, nta mpamvu tutamenya yuko ugomba kubaho. Rero Babi, ndi umupeti nakuze mbona uri umuntu w'umusitari muri quartier. Really? Uri umunyamuhima, uri akamuhima. So nk'umuraperi wemera ko urukundo nk'umuraperi ushaka kumubaho umaze kubyara abana bangahe? So that secret for me, kubera yuko ubu ngubu nkubwiye ngo abana nabyaye naba nkubeshye kuko nawe ubu tuvugana nta mwana ndajya kwandikisha kwa muganga unyanditse. Oya, ushobora kubabyara street ariko atari ngombwa ngo wabandikishije kwa muganga. Aba street ubwo baba batarabanjye. Ntabwo bari aba abanditse kwa muganga. Babi. Really? My guy. Nyamurasa. My guy. Ukunda ko. Nanjye ndakwemera my guy. OG. Ewan. Turaba OGs kuri streets. Yeah. Ndabeshya se? No. Man. Babi. No. Turi kugana ku musozi. Yeah. Iki kiganiro cyacu bakita Ukuri Talk Show. Ukuri Talk Show. Yeah. Gusa ari kuduhereza ukuri se. Yeah. I'm ready to talk to you. Yeah man. Uri kubona muri iki gihe tugezemo mu mwaka wa 2025. Ubyumva gute ko umwana watewe inda akiri mutoya yemererwa kuba yakuramo inda? So uko nakubwira ni ukuvuga njya kuririmba ku bibazo by'ubuzima bw'imyororokere. Iyo ngingo nayo ubundi yari kujyamo yaba barabyemeye icyo gihe, ariko babyemeye muri ino minsi nyine. I think it was 20. Ese barabyemeye ko kurabizi ko babyemeye? Umwana uri munsi y'imyaka yakurwamo inda nyine mu gihe itewe nyine. Yeah, barabyemeye I think. Yeah, itegeko ntabwo ndizi ariko. Ayisho ko babyemeye? Yeah.
barabyemeye kuko ejo bundi mutwandikiye muri comment koko niba barabyemeye nayinzanye ikibazo barabyemeye kuko ejo bundi mutwandikiye niba koko nyine numvaga kuri Kiss FM babivuga yuko igihe uri mutoya under 21 years old. Oya ke mu Rwanda urabizi umuntu uri munsi y'imyaka y'ubukuru aba ari munsi y'imyaka 18. Oya na 21 niba wemerewe gushaka. Ni imyaka wemerewe gushaka. Nyine nanjye nkubwiye ngo imyaka y'ubukure iyo icyo gihe umwana w'umukobwa atwaye inda afite nk'imyaka wenda nka 16 kumanuka cyangwa se 17 kumanuka cyangwa 18 kumanuka, we aramutse yemerewe gukurwamo inda ushobora kumva ari byo byiza cyangwa nawe ushobora kubifata nk'aho ari ikosa. Njye mbifata nk'ikosa. Nagiye narinze kujya mu nzira nyinshi cyangwa muri detaye. Ni ikosa kubera yuko abakiri umwana nyine noneho iyo ugiye kumukuriramo inda hari igihe bimugiraho ingaruka, urumva? Izo ngaruka niyo zitabayeho ukayikuramo n'ubundi abikora zikazayikuramo kubera yuko mind ye ibitaraba mature. Afazari ayikuyemo afite 20 akabona abantu bafite 20 bangana bafite abana yakwibaza impamvu. Ako 15-16 baba bakiri abana. Okay, tugane ku musozo. Niki wishyuye abakunzi banje mbayishiye byinshi universes and in stage. Umuntu ubundi utarambona kuri stage afite byinshi abura. Umuntu utarambona kuri perform afite byinshi abura. Kubera yuko I'm the hustle number 1, umwe mu ba 1. Biri rero njye ndababwira ngo ndaje kandi bamenye ko nazasubirayo. Ndi wa wundi number 1, Little Bobby, in the name, in the street, in the hood. No worry. Come on, banshigikire baneri. Yeah man. Ladies and gentlemen, mwari mudukurikiranya hano ndi kumwe n'umusani w'umurapper witwa Little Bobby. Hustler number 1. Thank you very much. And you too, Nyamuraso. Thank you too, my guy. Good. Peace up.